mada uzi ukuntu twebwe tuvuga se tuvuga abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure kimwe natwe abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure ariko uzi ko rusange na muhumuro dufite ibintu byinshi duhuye neza cyane n'abana batonya bagagira impene ubu barabizi ngo impene muvuga impene se twebwe tuvuga ihene oye urumva duke usanga uzi ko dukomeje twasanga muhumuro na rusange ibintu byinshi tubihuje urakire mada urakire Monsieur, kwa mwisho kweli. Acha kushogolole mama, juu mama wa rusabata rusaga. Biko na magonjwa make nishasikia kwa internet asema nyo kwa magonjwa tuko ikontamine. Hivi kuna kontamine watu kumubaya sana. Usimuzogire tuko na mgusaguza atakukontamine. Sasa nzamurikira hure sana. Nzamuribira hure. Shusha utapandisha tena na tunataka kufa na kwambia yeye peke gari haina tena iko napumua. Shusha. ariko se koko umva wishinje n'umugore rwose umwanda wigeraho ngaho uyu mudamu sagurike koko ukuvuga ngo umwanda nibiki oya we aho do ndebere sofe reba aho ngaho imbere yawe icyo gipimo cyawe cya air condition kimeze gute ntabwo rero ko cyazamutse ahubwo ari nk'iyi modoka utabeshye koko ubiherwa kuyoza ryari koko sofe reba ibyo bombi ryose reba niyo air condition reba koko basi na mimi iko miba mabarabara tunaanza pita mwe na ala mvumbi tu mimi nakwambia na vile tuko mukipwa mimi nakwambia maisha kwa bei ufata nono umwanda w'imodoka yawe ukayigereka ku banyarusange bose